bageneye isupu abantu babanza gufata kugira ngo bagire digestion nziza. Ahita kubitamo umuceri, akubitamo ibishimbo n'ifiriti. Yo, ntabwo twamenye aho umugeni avuye. Banza yarazi ko umusore we afite ubwenge buke. Ahita simbuka arabimwambura aramwarura. Umva tuba tubonye umugeni hataragera kwaza. Ubwenge bugaragarira mu mvugo no mu myifato. Cyo kigaragaza ko umuntu azi ubwenge. Niba uyemeza kuvugira mu ruhame, uzabe warashatse ubwenge. YouTube imaze igihe itwereka abantu bafite ubwenge buke bihaye kuvugira ku mbuga nkoranyambaga badafite icyo kuvuga. Hanyuma ntibamenya ko ibyo bavuze aribyo bizabakubita. Nagira ngo nkwizeze ko bazadukata turiya tuntu batugarura. Uzumva ukuntu bishariye. Ninde yabarushe ko YouTube ivura ibikomere ngo mubone kujya kuririra kuri kamera? Ninde yababwiye ko kamera ari umukansara? Ninde yakubwiye ko kamera ari pasiteri wawe? Iyo ugiye kujya ubanza gupostinga mbere yo kubijya, ukatwereka ibyo ugiye kujya n'ibyo wambaye na santima zawe na emotion ufite uwo munsi byose ukabidusangiza. Wamenyera babibikahe. Nyuma y'imyaka bazabikugarurira. Sinzi niba mwarabonye ko Facebook ikugarura udufoto two mu myaka 15 buri mwaka. Bazabigarura, ntabwo tuzaho babibika. Mbere yo gupostinga, ujye wifata nk'umusirikare ufashe mu mbarutso. Agiye kurekura isasa kandi cyo bizakora. Ujye ugira ubwenge bungana mu gihe. Bitari ibyo, nujye upfa gupostinga gusa. Kera mu myaka 30 bazabigarura kandi bizagucisha bugufi. Mu gihugu kimwe nashaka kuvuga izina, minisitiri w'intebe waho yigeze kuba muri Kenya, ababyeyi be arabadiplomate. Hanyuma yiga muri gardienne yifotoreza hejuru y'umwana w'umwirabura yamugize indogobe yafashe amatwi. Byari imikino isanzwe. Ako gafoto abanyamakuru aho bakabitse ntituhazi. Ejo bundi yiyamamaza kuba premier ministre. Baravuga ati umuntu ntakwiriye kuyobora igihugu cyacu, afite ingengabitekerezo yo mu maraso, yanga birabura, dore ikimenyetso. Yari isobanuye icyo yakiraga. Hanyuma twe tupfa gupostinga, tupfa kuvuga. Ibyo muvuga bazabigarura. Nico iyo umuntu avuga, uko umuntu yifata n'ibyo avuga, nibyo bigaragaza ubwenge afite. Iyo ucanye kara televiziyo neya, ariko kubera ko twakuze iwacu hari ibiyenzi yacu n'agasekuro kacu n'imyugariro yacu n'akunyu kacu, nyene iyo mitekerereze ntantu yagiye. Iyo tugeze mu mujyi kitaki igipangu shawe n'abaturanyi ntubamenye. Ntabwo bishoboka ko ushobora gutera imbere wishi ihame ry'ubumwe. Ntabwo bishoboka. Imana ntiyafata imigisha yose ngo ishire mu itorero rimwe, ntiyafata impano zose ngo izishire mu muntu umwe. Bamwe bazi kuramya, abandi bazi gutanga, abandi bazi guhimbaza, abandi bazi kuzana abanyabyaha. Ibyo bintu byose bigize umubiri wa Kristo Yesu. Ariko kubera ko twubaka ubwami bwacu, rimwe na rimwe turafihiringa. Ubwenge ni iki? Ni ukumenya kubakira ubuzima ku mahame y'ubwami bw'Imana, ku nkingi zikomeye. Kumenya kugera uburakari, kumenya kugera stress, kugira ibitekerezo biri positive, kwihesha agaciro no kubakira ubuzima ku mahame y'ijambo ry'Imana. Umushumba umwe mu Tanzania yari afite inshuti y'umunyamerika, arangije aramubwira ati ntangiye umurimo ndavunitse wantera inkunga ukampa amafaranga. Aramubwira ati nyakubahwa mushumba, iwacu dufite amafaranga, nyakoherereze umugisha ugaruke muri Amerika, cyangwa toza abantu bawe ihame ryo gukora ko gutanga bizagumisha kuruta guhabwa, umugisha ugumi wana. Hitamo nyuma y'icyo. Yesu ashimwe cyane. Yishimiye kubana namwe mu iki giterane. Umushumba twakira yavuze ko mwadutumiye kubw'urukundo, natwe twazanye urukundo. Hanyuma ndashimira umukozi w'Imana
twagiye duhurira mu murimo, hanyuma Imana ihuza imitima yacu, ntekereza ko ariyo mpamvu yagize uruhare mu kugira ngo mbe ndi hano. Umuntu wizamushitsi tuyamuhewe. Nazanye na madamu ahaguruka basuhuza. Yego. Nitwa Desire, nitwa Adam Darlene, hanyuma dufite abahungu babiri, tumaze imyaka 20 mu rugo tubana, hanyuma bibiri karindwi yewe nawe twitabye Imana, mba pasiteri aba mwarimu. Tumaze imyaka yose dukorera Imana, umunezero wacu ari kubana nawe. Intego bampaye iri mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 17. Befeso igice cya mbere umurongo wa 17. Dusome mwahageze. Befeso igice cya mbere umurongo wa 17. Haravuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro bibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Nkunda ijambo ry'Imana, ndetse nakomeza ngasoma. Izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo, imuha itorero kugira ngo abe umutwe waryo, imuha itorero kugira ngo abe umutwe waryo. Reka dusubire haruguru. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushitse kandi ushikirwamo na byose. Amen. Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riraturuta twese ryabayeho tutarabaho. Ndasenze kugira ngo impano yawe ibane naye, kandi ubwenge bwacu bashe kumva ibyo ushaka kuvugana natwe, imitima yacu ihinduke ububiko bwiza, ibi bizatubera impamba y'igihe kizakurikiraho, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Hanyuma aya magambo dusomye harimo mwampaye umurongo umwe ngejeje kuri 23, kandi nabikoze mbishaka. Kubera ko nabishaka, abantu benshi bafite umwanya wo gusoma Bibiliya. Nagira ngo twumve igitekerezo gikuru Pawulo yandikiye aba bantu Abefeso. Hanyuma muri iyi mirongo yose somye harimo ibintu 12. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuri 2 gusa muri ibyo 12. Muri ibyo 12 ndashaka kuvugamo 2. Icyambere nshaka kuvuga ni data wa twese w'icubahiro. Hanyuma
icya kabiri ndi buvugeho ni umwuka w'ubwenge. Nibyo gusa ndi buvuge. Mwagize neza ko mwaje, mwahimbaje neza mu muco wanyu, ni ibintu byiza byo kwishimira. Ariko ifuza ko tumenya data wa twese w'icyubahiro. Ijambo rivuga data wa twese ryatangiye kuvugwa na Yesu. Mu isezerano rya kera ntabwo abantu bari bazi Imana nka data. Yesu niwe yatangiye kuvuga data wa twese w'icyubahiro. Hano nicyo nshaka ko tumenya ni iki. Imana, reka nsubire inyuma ho gato. Mu isengesho rya data wa twese haravuga ngo data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Hano icyo nshaka kuvuga ni uko Imana ikwiye kutubyara twese ikaba data. Akabazo rero nshaka kubaza, abantu bari aha bose baravutse? Simvuga mu mubiri, ntabwo mvuga mu ndavuga mu mwuka. Mushumba, mfite ubwoba ko abantu benshi binjiye idini, binjira itorero ariko batinjiye muri Yesu. Cyane cyane hano nka 90% nabonye tugizwe n'urubyiruko. Abenshi ntibashobora kuririmba ku munsi mwiza nibuka mubona kwemereyeho. Ntibazi igihe bavukiye, ndavuga ntibazi igihe bahuriye na Yesu, basanze turamya bakomerezaho ariko ntibavutse. Hanyuma Imana igira abana ntigira abuzukuru. Buri wese agomba kwivukira. Ntabwo kuvuga kwa pasiteri kuhagakiza. Ugomba kwivukira. Kandi na pasiteri nawe ntatanga agakiza kubera ko ashobora kuguha abana nko mu cyayi, nko mu biryo, ntabwo bibaho. Buri wese agomba kwivukira. Hanyuma nagira ngo mubaze, wahuye na Yesu ryari? Ushobora kuvuga ngo data wa twese w'icyubahiro, ukajya wumva ubimininga Imana ari so. Niba urahari utaravutse, igitekerezo cyiza naguha ni uko uyu mwaka washira uvutse. Ukabwira Imana, ukayibwiza ukuri, ukayibwira ati Mwana, ninjiye mu itorero nkomerezaho ariko sinavutse. Ikintu kizatwinjiza mu ijuru ntabwo ari kuba mu rusengero rwa Gikristo, ni ukuba warivukiye, warahuye na Yesu ku giti cyawe. Ikintu wakora ukazarinda upfa uticuza ni uguha ubuzima bwawe Yesu. Hano havuze ngo data wa twese w'icyubahiro. Ntekereza ko abana banyu ubabwiye ngo sindise baguseka, kuko hari ibimenyetso bibagaragariza ko ndise. Dukwiye kwibaza, abantu turi kumwe bose baravutse. Ibivuze zico mvuze kandi ndabizi ko bikomeye. Ibimenyetso byo kuvuka biragaragara. Ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Nta muntu ushobora kuvuka mu mubiri ibyo bitatu bitagaragaye. Iyo umwana agiye kuvuka, amazi arameneka, hanyuma wabyara neza, wabyara na sezariyene, amaraso arameneka, hanyuma icya gatatu umwuka akabihamya ko uvutse. Ibyo bintu byarabaye uvuka. Mu Kristo igihe yagera ku musaraba, hari ibimenyetso byagaragaje ko avutse. Ngo yabonye umusaraba, ngo atangira kurira arijijwe n'ibyaha bye. Wihanye useka cyangwa wihanye urira? Ntimureba ko abagabo bo muri aka gace k'ibiyaga bigari bazi kumetiriza amarangamutima yabo? Waramutse wahuye n'umwuka wera akaguhishurira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ugasobanukirwa ko ibyaha byawe ari byo byamubambye ku musaraba, ntabwo wakwihana useka. Amarira ntatemba ajya imbere, atemba ajya inyuma. Wihana byagenze bite? Wihanye useka cyangwa warariraga? Hari amazi yamenetse umunsi uvuka, hanyuma amaraso yarakwejeje. Umwuka wera ashobora kuguhamiriza kuri umwana w'Imana. Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Bagenda mu muhanda bazi ko ari abana b'Imana. Niyo bageragejwe ntibibambura kuba ari abana b'Imana. Niyo bagize intege nkarabuhagira nk'abana mu rugo. Tugomba kuba twaravutse. Hano Paulo yaravuze ngo data wa twese, kugira ngo Imana y'umwami wacu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro. Ibyo mbabwiye ndabizi ko bikomeye. Yego.
ku isi hose abantu baririmba sekira 60% bose bavuye mu rusengero. Abantu baririmba za ndirimbo tuvuga za sekira ku isi, abo muzi b'abasitari 60% bavuye mu rusengero. Hanyuma 70% bahasigaye baririmba mu makorale no muri ku giti cyabo. 70 basigaye mu rusengero ntibakijijwe. 30% gusa nibo bashobora guhuza ibyo baririmba n'ubuzima babaho. 30% gusa. Kubera ko ibi bimeze bike, ni kubera ko abantu bibeshe ko bavutse batarigeze bavuka, hanyuma byarangiza isi ikabakurura bigakunda. Hanyuma hano iyo tuvuze ngo data wa twese, harimo akandi kantu nkunda. Ni data w'abazungu n'abirabura, ni data w'abize n'abatarize, ni data w'abakire n'abakene, ni data w'abagize amahirwe menshi mu buzima n'abataragize menshi. Ntirobanura abantu ku butoni. Mu isi yose ukora icyo ishaka iramwemerera. Ni data wa twese. Ntawe yahaye ubwenge bwinshi, nawe yahaye buke. Ntawe yahaye amahirwe kuruta ay'abandi. Tumufiteho uburenganzira bungana. Umunsi wamenye ibyo, ukamenya ko Imana ari so. Niyo mpamvu mwenda ukinza ahera wacitsemo kabiri. Bari kugira ngo buri wese yigerereyo. Abapasiteri ntabwo tugomba kujya hagati y'Imana n'abantu kugira ngo tubabwire ngo muduciyemo nimwo mwagera ku Mana. Ntabwo ari byo. Ahubwo twe tubereyeho kwereka abantu ku musaraba, tukababwira ngo uramutse unyuze muri iyi nzira yakugeza ku musaraba. Hanyuma iduha impano yo kuyobora mu itorero, ariko ntidufite agaciro karuta akamo, kuko biravuga ngo turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Iyo umuntu avutse agakizwa, ibi ndiho ndavuga byitwa kuvuka, ntabwo nababwira ibintu biba iyo umuntu yavutse. Umuntu agira igisekuru, agira identite kuko yavutse. Iyo umuntu akijijwe, ugize Imana ugahura na Yesu, uba uvutse mu kindi gisekuru. Abami, abatambyi n'abahanuzi. Ubu uri umuntu w'agaciro mu bwami bw'Imana. Paulo yigeze kuvuga, aravuga ngo kera mwari kure y'ibyasezeranijwe, kure y'Abisirayeli, mutandukanyijwe n'umugisha n'ibindi byinshi. Aravuga ngo ariko abari kure kera begejwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Ukizwa n'icyo kintu cyiza waba ukoze. Kakabazo rero nabajije, nifuza ko dukomeza kugatekerezaho kugeza nsoje. Ntukaveho. Waravutse, winjiye itorero cyangwa winjiye idini. Winjiye murareba ukuntu bubaka mu buryo bugezweho. Bubaka irembo rinini, bagashiramo akarembo k'abanyamaguru gato. Aya marembo yose usanze afunguye, wakwinjira muri iyi karame muri to uramutse wikoreye mwirembo iri jambo nigeze kuvuga ry'amarembo, nigeze kubyigisha umuntu. Hanyuma korale y'abantu nk'ijana bagomba kuza gusengera iwe mu rugo, akora test, akingura amarembo yombi, akingura akarembo gato, akingura n'irembo rigari. Mu bantu 100, abantu 4 bonyine nibo binjiye mu karembo gato, abandi bose binjiye ahaborohera. Aya marembo nubwo yose ari hamwe, iyo winjiye mu irembo rito undi akinjirira muri nini, bitandukana nko kujya muri Kongo, Igoma no kujya Kigali. Urareba ukuntu hahabanye nuko bigenda. Noneho ikiba ni iki, ni umuntu usanga yarinjiye mu irembo rinini, ngo ni mu idini cyangwa mu itorero, agashiduka hashize imyaka myinshi, yararirimbye, yaratanze amaturo, rero bose urusengero yakoze ibintu byinshi, akavuga atari kubu reka nkomerezeho. Aho akomereza ntazi aho hazavuganisha, ariko yapfuye gukomerezaho. Nagira ngo mubwire ko nubwo waba umaze imyaka myinshi mu rusengero, uyu munsi ugasanga data atarakubyaye, udahamanye n'umutima wawe kuri umwana, wongera uvuke wakabyara.
nicyo kintu gusa kizakwinjiza mu bwami bw'Imana. Kubera ko umunsi tuzahagarara imbere y'Imana, nta muryango, nta torero, nta gihugu, uko wavutse mu nda ya mama wenyine niko uzahagarara imbere y'Imana uri wenyine. Kuzahagarara uri wenyine rero ukwiye kuba ufitanye isano n'Imana uzasanga. Abasomye agatabo k'umugenzi, umugabo yitwa Nizirabuhoro yakoze urugendo nk'ubwo mukristo yakoze, ngo agera ku irembo ry'ijuru. Bamukristo bari baje kubakira, we ngo arakomanga, umwami ngo arategeka ngo bamubaze ibyangombwa byo kumusaraba. Hanyuma arabibuka. Umuntu umwe bamwibye igare arishakira mu mufuka. Ibaze bamubajije ibyangombwa ntabyo afite, ngo bahita bamuboha amaboko n'amaguru, bamujyana mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Wabise agatabo k'umugenzi yarangije, yaravuze ngo mpitamenya ko hari inzira ijya muri rimbukiro inyuze ku rurembo Siyoni. Buriya muri korale, mu rusengero, mu gipasiteri ni ku irembo ry'ijuru, ariko utarebye neza ushobora kurimbuka uhavuye. Utanyuze muri rimbukiro ahubwo ukanyura ku irembo. Ahantu twageze bavandimwe ni ku irembo ry'ijuru, ariko ushobora kuzarimbuka uhavuye. Ku musaraba igisambo kimwe cyaboneye ijuru muri metero imwe, ikindi kirimbukira muri metero imwe. Ntabwo kuba turi hano bivuga ko utarimbuka uhavuye. Ukwiye gucekinga niba warinjiye mu irembo ry'ukuri, waravutse Imana Yesu. Nicyo kintu cyiza wabukoze. Nawe nukomerezaho, tugakomeza tukaririmba, tugakorera Imana, tugakomezanya urugendo utaravutse, ushobora kuzagira amahirwe mabi, ukazarimbuka, ukarimbukira aho wagomba kubonera ubugingo. Iryo jambo ndarisoje. Bibiliya yatubwiye ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ndashaka kuvuga ku mwuka w'ubwenge, niho nza gusoreza. Ndangije kuvuga data wa twese w'icyubahiro. Ikibazo turi komeze gutekerezaho kugeza dusoje ni nacyo turi gusorezeho. Waravutse. Iyo nari kuba nibuvuge kuri iri jambo gusa, navuga ngo nyuma yo kuvuka warakuze. Yani ikibazo twagize mu karere k'iyaga bigari murakizi, n'abantu bavutse barirera. Intambara zose muzi ziri mu rusengero zishingiye ku kwirera gusa. Aho abantu bashobora gupfa intebe, ubundi intebe nico yiririyeho, ariko kubera ikibazo cyo kwirera dushobora gupfa intebe. Nico kibazo. Hari intambwe nyinshi umuntu atera mu gukura kugira ngo ase na Kristo Yesu. Si ibyo nshaka kuvuga uyu munsi, ndashaka kuvuga umwuka w'ubwenge. Umwami wacu, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge. Naho nshaka kuvuga umwuka w'ubwenge. Ubwenge buva ahantu henshi, reka mvugemo hano. Umuntu wese yavutse adafite ikibazo mu mutwe aba afite ubwenge. Ubwo ni ubwenge bw'uvukana. Hakabaho ubumenyi twiga mu ishuri, hakabaho ubwenge bw'impano, noneho hakabaho n'ubwenge buva mu ruhurirane rw'amakosa yakosowe. Aha niho hantu hava ubwenge. Ubwenge rero, ubwenge bw'abarokore, ndavuga bw'abantu b'Imana, bugomba kuba bumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Muri Yakobo 3:17 haravuga ngo ubwenge buva mu ijuru ijya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarabanura abantu ku butoni kandi butagira uburyarya. Ubwenge bumurikiwe babuvuzeho ibintu 7. Icya mbere buraboneye. Utaboneye uba ufite nk'ubucako. Ubwenge buhisha konti umugore, ubwenge buhisha amafaranga umugabo, ubwenge buzi gutegana imitego, ubutaboneye, ubutari hori, buba bufite n'ikindi kibazo. Hanyuma Imigani 9:10 haravuga ngo kubaho Uwiteka n'ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Ubwenge bw'ukuri, ubwenge dukwiye kuba dufite ni ukuba twaramenye Uwiteka.
hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo umupfu, izindi Bibiliya ziravuga ngo umusazi ngo ahinyura ibibwiriza. Umunsi umwe nigeze kubona umuntu yicaye hari inyuma mu rusengero afite agapapuro yanditseho amakosa 11 pasiteri yakoze ari kwigisha. Ndamubaza nyereka ahantu byagufashije, ngo oya ngeze sinyafashwa, ngo ngomba kumenya amakosa abera hafi. Mutekereze ubwenge bumenye amakosa pasiteri yakoze yigisha, ntibumenye ibyamufashije azubakiraho ubuzima. Kubaho Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Kubera ko tumaze kubirambirwa, tuzi kujonjora abigisha neza n'abigisha nabi, tumaze kumenya abanyambaraga n'abanyantege nke. Nyamara isi ituwe na miliyari 8, abamaze kumva izina rya Yesu rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2. Hanyuma abitwa abavutse ubwa kabiri ku isi yose ni 500,000 gusa. Ubwo bwenge ntitubukoreshe tujya kuzana abishwe n'urumogi n'ubusinzi n'ibindi ngo tubazane mu nzu y'Imana bahunga umujinya uzatera, ahubwo tukabukoresha tujonjora ibitagenda neza. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'icubahiro, aduha umwuka w'ubwenge. Icyampa ubwenge bwacu bukaba bumurikiwe, bukamenya icyo bukwiriye gukora. Icya kabiri, ubwenge muri Bibiliya ni ikintu cy'agaciro kuruta ubutunzi bwose. Ubutunzi bwose. Imigani 3:13 haravuga ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta izahabu nziza. Haleluya. Ntabwo mwabyumva, turi mu isi kabawurugero. Kera kugira ngo umuntu ayobore muri leta ku isi hose wagomba kuba warize, uzi ubwenge. Buriya impamvu bambaraga rinete nuko babaga barasomye. Ariko mu isi y'amafaranga y'uyu munsi, shaka kube nta bwenge nabukugira ariko wujuje amafaranga wihita uyobora. Mu rusengero kuyobora wagomba kuba uri umunyamwuka, uri umuntu w'Imana, warakijijwe, wera imbuto, usabana n'Imana, ukabona guhabwa inshingano. Ariko ubu umugabo ufite abagore 2 ariko atanga menshi mu rusengero, biroroshye ko tumurobanurira inshingano. Isi y'umunsi nuko iteye, n'itorero ry'umunsi niko rimeze. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabo iruta izahabu nziza. Ubwenge buruta ubutunzi bwose bwo mu isi. Cya gatatu, ubwenge ni ukumenya guhitamo neza cyangwa gufata ingingo zikwiriye zirimo ukuri no gukiranuka. Imigani 2:6 haravuga ngo Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Ubwenge ni ukumenya guhitamo cyangwa se gufata ingingo zikwiriye zirimo ukuri no gukiranuka. Hanyuma icya kane, ubwenge ni ukumenya gutangira ibintu wabaza icyo bizagusaba kugira ngo birangire. Ubwenge ni ugutangira ibintu wabanje gukora imibare kugira ngo birangire icyo bizagusaba. Mu Migani 20:18 imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajya gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Nujya gutangira intambara utateguye aho ibiryo by'abasirikare bawe bizava, utateguye aho uzatoreza ingabo inyuma, utateguye aho uzavuriza inkomere, uzaba utagira ubwenge. Nta mujenerale ushobora gutangiza urugamba ibyo binatangaze ku isi, ni ntabwo bibaho. Ujya kurwana imbere wubatse inyuma yawe neza, ukabanza kubaka ibikwiriye. Ikindi, ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende atabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza? Ninde muntu yatangira projet yo kubaka
atabaza abafundi, atabaza abayede, atabaza amakamyo azamwikorera umucanga n'amabuye, atabaza sima zizayirangiza. Iyo nzu yakunanirira hagati abantu bakaguseka. Ikindi mbabwira ko ibintu byinshi dutangira impamvu bipfira hagati nuko tuba tutabaza. Dutangira korale tutazi ngo mu mwaka umwe izabigeza aha, imyaka 5 izabigeza aha, imyaka 50 izabigeza aha. Reka mbavuge amakorale menshi usibye ayanyu, amenshi muzi akomeye, amenshi arimo abantu bashaje. Mbese niba tutarateguye akademi ngo tube dufite junior, utekereza ko bizagenda hari imyaka ijwi itazamuka umwuka utava mu nda uzamuka. Hanyuma muzi ingaruka mbi byagize. Mu Rwanda bakoze ubushakashatsi bwa korale ziririmba kuri standard mpuzamahanga, basanga mu Rwanda hose hari korali imwe, korali do Kigali y'Abakatolika. Izo muzi zose nta nimwe yujuje ibisabwa. Kubera bamaze imyaka 60, 70 baririmba, ariko ntabwo babaza imyaka zizabirangiza. Nta bwenge burimo. Umuntu yubaka urugo atazi nk'umwana bamurera gutya, agakora ibintu byose bitangiye nta nama z'ubwenge. Kuri nge ni ikimenyetso kigaragaza ko dukwiye gushaka ubwenge. Cya gatanu, ubwenge bw'ukuri tubukura mu ijambo ry'Imana bukamurikira inzira zacu zose. Imigani 110 Zaburi 119 umurongo w'105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje n'umuco umurika inzira yawe. Muzi impamvu inzira zacu ziri mu mwijima? Nuko wagiye gucuruza nta makuru ufite ku mahame y'ubwami bw'Imana ku bucuruzi. Nuko wubatse urugo icyo ushaka ari uko bakubwiye ko ukuze cyangwa ushaka kubana kugira umugore gusa. Ariko ntabwo wabaze ko nugerayo bazakubaza y'ibishingwe n'ay'umutekano n'ay'ubukode na mituweli, bakakubaza ibintu nk'icumi, ugasanga ibyo wari uzi atari byo byihutirwa. Ubwenge, inzira z'abantu benshi uyu munsi zirimo umwijima, kubera ko nta nubwo yashatse abantu bakora nk'ibyo akora babagisha inama. Iyo umuntu afunguye salon de coiffure kuri uyu muhanda wose uzawusanga wuzuye salon de coiffure. Ukibaza abantu bo muri quartier bakeneye kwiyogoshesha gusa, byibuze ntaho abazanira amata, ntaho bamenye ikindi bakeneye. Ni kubera ko inzira zawe uyu munsi uravuga ko ziri mu mwijima, kuko utaretse mu ijambo ry'Imana rikumurikiye. Hanyuma cya gatandatu, ubwenge bugaragarira mu mvugo no mu mwifato. Yakobo 3:13. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Buriya kabagira inama, niba uzi ko udafite ubwenge bwinshi, ntukajye utinyuka kuvugira mu banyabwenge, kubera ko iyo ucecetse ntibamenye icyo utekereza. Ariko nupfa kuvuga uzasiga umugani. Uzasiga umugani. Uzi ubwenge wavuga ibintu bike ugakomeza n'ibindi kigendera. Ubwenge bugaragarira mu mvugo no mu buryo umuntu yifata. Umunsi umwe twagiye gusabira umusore tuzi ngo ni umunyabwenge, ariko yadukorera ibintu bitangaje. Twari tugiye gusaba muri dodo, umugeni ntabwo yari bwasohoke. None dusanga aho hantu abasirimu bafite ukuntu bajya, dusanga bagerekeranyije amasahani 3, agato hejuru, akanini gakurikiyeho na nini munsi. Noneho wa musore yari amaze igihe ashonje, yari afite inzara y'ibirara, ahita afata ka gasahani gato hejuru bageneye isupu abantu babanza gufata kugira ngo bagire digestion nziza, ahita kubita n'umuceri
akubitamo ibishimbo n'ifiriti. Yo, ntabwo twamenye aho umugeni avuye. Banza yarazi ko umusore we afite ubwenge buke. Ahita simbuka arabimwambura aramwarurira. Umva tuba tubonye umugeni hataragera kwaza. Ubwenge bugaragarira mu mvugo no mu myifato. Cyo kigaragaza ko umuntu azi ubwenge. Niba uyemeza kuvugira mu ruhame, uzabe warashatse ubwenge. YouTube imaze igihe itwereka abantu bafite ubwenge buke bihaye kuvugira ku mbuga nkoranyambaga badafite icyo kuvuga. Hanyuma ntibamenya ko ibyo bavuze aribyo bizabakubita. Nagira ngo nkwizeze ko bazadukata turiya tuntu batugarura. Uzumva ukuntu bishariye. Ninde yabarushe ko YouTube ivura ibikomere ngo mubone kujya kuririra kuri kamera? Ninde yababwiye ko kamera ari umukansara? Ninde yakubwiye ko kamera ari pasiteri wawe? Iyo ugiye kujya ubanza gupostinga mbere yo kubirya, ukatwereka ibyo ugiye kujya n'ibyo wambaye na santima zawe na emosiyo ufite uwo munsi byose ukabidusangiza. Wamenyera babibikahe. Nyuma y'imyaka bazabikugarurira. Sinzi niba mwarabonye ko Facebook ikugarura udufoto two mu myaka 15 buri mwaka. Bazabigarura, ntabwo tuzaho babibika. Mbere yo gupostinga, ujye wifata nk'umusirikare ufashe mu mbarutso. Agiye kure kuri sasa atazi ico bizakora. Ujye ugira ubwenge bungana gute. Bitari ibyo, nujye upfa gupostinga gusa. Kera mu myaka 30 bazabigarura kandi bizagucisha bugufi. Mu gihugu kimwe nashaka kuvuga izina, minisitiri w'intebe waho yigeze kuba muri Kenya, ababyeyi be arabadiplomate. Hanyuma yiga muri gardienne yifotoreza hejuru y'umwana w'umwirabura yamugize indogobe yafashe amatwi. Byari mikino isanzwe. Ako gafoto abanyamakuru aho bakabitse bituhazi. Ejo bundi yiyamamaza kuba premier ministre. Baravuga ati umuntu ntakwiriye kuyobora igihugu cyacu, afite ingengabitekerezo yo mu maraso, yanga birabura, dore ikimenyetso. Yari isobanuye ico yakirabira. Hanyuma twe tupfa gupostinga, tupfa kuvuga. Ibyo muvuga bazabigarura. Nico iyo umuntu avuga, uko umuntu yifata n'ibyo avuga, nibyo bigaragaza ubwenge afite. Iyo ucanye kara televiziyo ya telefone, iyo ucanye bahita batangira kwa registre. Hanyuma iyo wohereje message umuntu, bamuha kopi ya originale iyo babitse. Iyo wohereje ifoto umuntu, originale barayibika, hanyuma bakamuha kopi y'iyo wohereje. Hanyuma twagiye ku mbuga nkoranyambaga tutarabanje kwikubwira. Muhambe hamwe ubwenge bugaragarira mu mvugo no mu myifato. Cya karindwi, ikigaragaza ko umuntu ari umunyabwenge ni uburyo ahora ashaka kunguka ubwenge buri munsi. Abize nibo biga, abatarize babumva ibintu byose ari bisanzwe. Yakobo 1:5, ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana, iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Yani inyota ugirira kumenya ubwenge. Mureka mbaho urugero, naho ndavuga ku mbuga nkoranyambaga. Ubu dufite abakobwa atazi uko bateka, dufite n'abahungu batazi guteka. Ategereza ko iwabo bashira ku meza bakamwegereza utuntu twose bagakomanga, ari mu cyumba saa 4 z'amanywa, ngwino twateguye icyayi. U Rwanda ruri ku muvuduko mpuzamahanga wo gutora amategeko ari mpuzamahanga. Rimwe bazadutorana itegeko bitemera ko dutunga abakozi. Ikiguzi cy'abakozi dushobora kuzaba tutakibasha, biri ku rwego mpuzamahanga. None mwari muzi ko ibihugu biteye imbere umuntu abyuka bamwegereza utuntu twose, umugwayi wo mu mutwe gusa. Nta muntu muzima ufite amaboko mazima abyuka bamwegereje twose.
none itegeko ni riza. Nahoze ndeba inkuru ya Minisitiri w'Intebe avuga ngo itegeko ryo gusubiramo imishahara y'abakozi babaye bariretse kubera imbogamizi ariko riri mu nzira. Mutekereza ko abakozi bo mu rugo batazabashiraho itegeko ribarengera? Hanyuma iyo tugiye kuri YouTube, uyu munsi ushobora kujya kuri YouTube ukamenya guteka nko muri hoteli utabanje kujya mu ishuri ngo byige. Ariko akenshi tujya kuyisaba utuvideo dusekeje, tujya kuyisaba pornography, tujya kuyisaba ibintu tudakeneye. Ubwenge buri mu gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kumenya ubwenge. Rick Warren yaravuze ngo niba umara umunsi wose nta kantu gashasha wungutse uzahagarike kubaho. Kubera ko turi mu isi, reka mbaho urundi rugero. Leta y'u Rwanda ifite gahunda ko mu myaka 3 buri rugo rwose ruzaba rutunze smartphone. Hari smartphone ikoze mu Kinyarwanda muzi? Ariyo muzi? Kandi buri rugo rwose rugomba kuba ruyitunze. None bazamenya kuyikoresha gute batarabyize? Ubwo bishatse kuvuga ngo buri munsi ukwiye kunguka akantu gasha. Umunsi umwe narindi muri Qatar, hanyuma twahageze nka saa 7 y'ijoro bajya kuduha hoteli. Barangije baduha urufunguzo. Twasanze nyine abakozi bose bananiwe, baduha urufunguzo. Mbona bampaye ikarita nk'izi irangamuntu ndo. Noneho turazamuka tugira ngira ku cumba. Shaka ahantu bashiriyo karita. Ndashakisha ndaheba. Nyuma y'isaha yose bareba muri kamera security babona hari umuntu yaheze inyuma. Umusekirite araza ankorezaho, mbona birakingutse. Ngiye mpamaze isaha kuko nibwo bwa mbere nari mbonye urufunguzo rw'ikarita. Ubwo ngiye kunseka. None icyabaye niki? Icyabaye ninjiye mu nzu, ndara mu nzu y'ikizima nta tara na rimwe ryawe. Kubera iki? Iyo winjiye hari akantu bashize hafi y'umuryango ushiramo iyo karita amatara akawe. Nge naraye mu kizima ijoro ryose kubera ko nta bwenge nari mfite byo bakoresha karita. Muzi ibintu twahombye byanditse muri Bibiliya Satana dusuzugura. Bibiliya harimo imigisha 8,000, harimo amasezerano 3,000, harimo amahame, ariko ibyo bintu Satana ari dusuzugura kuko tutabizi. Cyamunani ubwenge ni ukumenya ikiri ku mutima w'Imana kikaba ari cyukora. Ubwenge ni ukumenya ikiri ku mutima w'Imana kikaba ari cyukora. Reka mbaho urugero. Yeremiya yahanuye ko Abisirayeli bazataha ku mababa y'ikizu. Hanyuma ejo bundi muri Amerika abasore 2 ibashira ku mutima gukora indege kugira ngo bizasohoze ubuhanuzi ko Abisirayeli bataha mu gihugu cyabo bazataha n'indege. Ubwenge ni ukumenya ikiri ku mutima w'Imana kikaba ari cyo gukora. None ubwo twe iyo urebye ubona tuzahagera ku mutima w'Imana. Hanyuma niba twarahageze twahakuye iki? Umuntu yakoze smartphone ntawe bigaragara ko akijijwe. Umuntu yakoze internet ntawe bigaragara ko akijijwe. Umuntu yakoze hari ibintu byinshi ku isi bidufitiye umumaro byakozwe n'abantu mu buryo bwabo. Nukuvuga ngo abantu b'Imana bakagombye kugera ku mutima wayo kuko itorero ryahawe inshingano 5. Ni umutwe muri byose, ni tabaza ariko igitereko cyaryo, ni urumuri rw'isi, ni umudugudu utabasha gutwikirwa, ni umunyu. None iyo mugirete musanga ariko bimeze. Cyakora mu nzu y'Imana dushobora kuba tuzahakura nk'ikintu kimwe gusa. Kubera ko dusirimba cyane nta diabete tuzagwara. Kuri kose nta kibazo cy'isukari tuzagira. Ariko ntabwo ku mutima w'Imana hari ugusirimba gusa. Hari n'ibindi bintu bikwiye gutuma tuba umutwe muri byose. Gusabana n'Imana bikwiye kutugeza ku mutima wayo. Tukamenya ngo ni iki Imana ishaka. Kikaba ari cyo dukora.
ubwenge ni iki? Ni ukujya ku mutima w'Imana ukamenya igihari kikaba ari cyo ukora. Amen. Icyenda, ubwenge bugufasha guca mu nzitizi n'imitego y'abantu. Ubwenge bugufasha guca mu nzitizi n'imitego y'abantu. Matayo 10:16, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu, ariko mwirinde abantu akadomo. Abantu bategana imitego we no mu rusengero. Ubu hano sinabura abantu nka babiri bafite ibikomere bakuye mu rusengero, batangiye kumva gukorera Imana bidafite igisobanuro kuko bakomerekeye mu murimo w'Imana. Ubwenge ni iki rero? Ni ukumenya guca mu nzitizi n'imitego y'abantu. Mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, mugira ubwenge nk'inzoka. Abenshi muri mwe nako hafi twese twanga inzoka, ariko kubera iyi mpamvu ngiye kubabwira ko inzoka Yesu yitanzeho urugero kuko Imana yemera ubwenge ifite. Babwire umwe muri bwo nashaka kumva ubwenge bw'inzoka. Twebwe tugira amatwi abiri hano. Inzoka ifite amatwi kuva ku musatsi, kuva ku mutwe kugera ku birenge. Niyo nyamaswa ku isi yumva kuruta izindi nyamaswa zose. Igira amatwi ahantu hose. Icya kabiri, inzoka iri mu nyamaswa zihuta gufata icyemezo. Iyo yumvishe ikintu kije muri zone yayo, ihita ifata umwanzuro ikizinga, iba itegereje ibintu bibiri: soit kureba niba ikintu kije muri zone yayo ishobora kugwana naco ikagwana, cyangwa se nawe guhunga mu gihe idashoboye kugwana. Nta nzozi warose zibigiye kukubaho bikarinda bigusohoraho kuvuga ngo kandi disi nari nabirose. Intama ze zumva ijwi rye. Ufite ugutwi wumva icyo umwuka abwira amatorero. Hanyuma basi iyo tubimenye tubikoresha iki? Iyo ubirose ubikoresha iki? Iyo babikwigishije ubikoresha iki? Ikindi, inzoka ntizera ikintu na kimwe ku isi. Umwobo ibamo ibanza kwihumuriza niba nta yindi nyamaswa yahanyuze. Ariko nanone nubwo bimeze bityo, nubwo yumvishe ntayahanyuze, iyo yinjiye yinjiriza umutwe, irangiza kwinjira umutwe ari uri inyuma kuko ntizera kudakurikiwe n'abanzi. Ntizera ikintu na kimwe. Batumye muri nk'intama hagati y'amasega. Yesu y'umuhungu yibana muri geto, utagira intebe muri salo, mukicara kuri matera, ubutekereza ko wakurikiraho igihugu. Hanyuma ugahita mu disi ngo si Imana ananiwe kukurinda, wazize ubwenge. Hanyuma inzoka niyo nyamaswa iri mu nyamaswa zirama cyane, kubera ko ishaje iva mu gihugu gishaje hakavamo inzoka y'umusore. Bibiliya ivuga ngo umuntu wacu w'inyuma arasaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahinduka mushuko. Intege nke zigenda zidusazisha gahoro, abatangiriye mu mwuka barimo gusoreza mu mubiri. Reka ndeke kuvuga ku nzoka, navuga ibintu byinshi kuri yo. Icyo nagira ngo mbabwire, ubwenge bugufasha guca mu nzitizi n'imitego y'abantu. Dukwiye kumenya ko tunyura ahantu hatari safe, kandi Yesu ntiyigeze aduhagarara ko tutazabinyuramo. Yavuze ngo mu isi muri n'amakuba muhumure nanesheje isi. Abageragezwa nk'uko Imana ishaka babitse ubugingo bwabo muri byo kwizerwa bagumye bakore ibyiza. Dukwiye kuba dufite ubwenge butunyuza muri iyo mitego y'isi. Ikindi, ubwenge ni ukumenya kubakira ubuzima ku nkingi zikomeye. Nashaka mbabwira inkingi enye dukwiye kubakiraho ubuzima. Icya mbere ni ugucunga uburakari. Uburakari ntabwo ari icyaha. Kurakara ntabwo ari icyaha. Wapi, ntabwo ari cyo. Uburakari ni alarme Imana yashize mu muntu imubwira ngo nurenga aha uragwa munsi y'umuhanda. Mwabyumvise? Uburakari ni agatara gatukura Imana yashize mu muntu kamubwira ngo hora ntuharenge. Icyemezo cyose ufatiye mu burakari ni kibi,
aho hantu ntuharenge. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu narakara ntakarenze umunsi. None twe tumumarana iminsi ingana? Azabanza asaba imbabazi, azabanza aze musomere. Iyo imwe mu nkingi dukwiye kubakiraho ubuzima ni ukumenya gucunga uburakari. Hari abadamu bari hano? Abadamu haleluya. Abadamu gusa haleluya. Abadamu bose mu nyumva, abagabo ayo mwanya amatwi babe barafunze. Abadamu barihangana bakakira ibintu byinshi bibabaje, bikaba byinshi bikaba byinshi bikaba byinshi, bikazamura umujinya n'uburakari. Umunsi bizasohoka bimera nka bombe ituritse. Noneho ugashiduka wavogera n'icubahiro cy'umugabo. Yego yakoze amakosa, ariko ntiwemerewe kumutuka, nta nubwo wemerewe kumubwira nabi. Ariko kuko utamenye gucunga uburakari bwawe, ushobora gushiduka wavuze ijambo umuntu azajya yibuka akimyoza, yagibuka agasuhuza umutima, yagibuka amarira akizana. Uburakari dukwiye kumenya kubucunga. Ikindi, indi nkingi dukwiye kubakiraho ubuzima ni ukumenya kugira stress. Stress si ijambo twese tumenyereye. Stress ni ijambo tumenyereye twese. Hanyuma umuntu udafite stress ni umwe gusa, ni umuntu ari mu irimbi, niwe utagira namwe. Umuntu muzima agomba kuba ayifite. Aho ku buryo bwo kuyijera habaho stress yo ku rwego rwa mbere niyo ku rwa kabiri. Iyo igeze ku rwego rwa kabiri bahindutse indwara. Hanyuma kumenya kuyijera rero, iyo unaniwe kuyijera izakuzanira imvi, izakuzanira uruhara, izatwara ibitotsi, izazana kwibagirwa, izazamura diyabete, izatuma ku ruhu haba ibimenyetso by'ihungabana, mu maso yawe wareba neza mu mboni z'ijisho yamenya ihungabana ufite uko ringana. Hanyuma n'ubyara umwana ufite stress nyinshi, umwana azayivukana, yani itera ibibazo birenze kimwe. Iyo umuntu afite irenze asuhuza umutima atabitekerejeho, ari no mu bantu kumbagize, ashobora kwimyoza nta kibaye. Iyo imaze kukubana byinshi wibagirwa telefone uri kuyivugiraho, ushaka imfunguzo uzifite mu ntoke, bingana n'iyo ufite uko ingana. None ko turi mu isi ya stress dukwiye kwiga kuyijera itarateza ibibazo ngo izane turubure insuline, diabete izamuka, itaradutera umutima n'ibindi. Ntabwo ukora ibintu biruta iby'abandi bantu bose bakora ku isi. Twese yaduhaye amasaha 28, ariko hari abantu bazi kujera stress yabo. Ikindi ni ukumenya gutekereza neza, kugira ibitekerezo biri positive. Hari abantu batekereza nabi, kandi biravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Iyo umubwiye ikintu ahita akibonamo ikibi, kubera ko ibyo yabonye mu buzima ni bibi, kandi ibyo yabonye bibi bifite icyo byamutwaye. Yani nashaka umugabo ataragize urukundo rwa papa na mama, atarabonye papa na mama bakina, umugabo azashaka ko abamo se, musaza we, mubyara we, inshuti ye magara, se w'abana. Nta mugabo w'umunyafurika yujuje ibyo bintu. Ariko kubera ikibazo nyene cy'inkomoko, nyene ntafite icyitegererezo cyiza. Tugiye kugira ibitekerezo biri positive. Ubu mbahaye test, ndabizi ko nasanga nka 70% dufite ibitekerezo bitari positive. Mubajije ibintu 10 bibi ku mugabo, abagore bambwira nk'ijana. Mubajije ibintu 10 bibi ku mudamu, abagabo bambwira nka 200. Ubu mubajije ibintu biri negatifu ku bashumba, yewe we, umashobora gukomeza ko nta mushumba muzima ba ku isi. Muri mu Baroma 12:21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha, unesheshe ikibi cyiza. Hanyuma Imigani 14:1, umugore w'umutima wese yiba ku rugo, ariko umupfu bwe ararusenya. Murebe hano, umutima ukora ibintu bibiri.
wakira amaraso mabi ukayayungurura ukayahindura meza, ayo meza akajya mu bwonko agatuma umuntu areba agakora n'ibindi. Yani umutima n'uruganda rw'amaraso, kandi iyo Bibiliya ivuga umugore bivuga itorero. Hano niho hakwiye kuba uruganda ruhindura ikibi cyiza, tukakira umuntu yakomeretse yabuze urukundo akazava amenye ko itorero umuryango. Isi ibyo atahawe n'isi akabibonera muri Kristo Yesu. Hanyuma ikindi, ubwenge ni ukumenya kwihesha agaciro. Kumenya kwihesha agaciro. Navuze gucunga uburakari, kumenya kugira stress, gutekereza neza. Hanyuma icyakane, kwihesha agaciro, kumenya kwihesha agaciro. Reka aho masimbuke icya gatanu, za nkingi eshanu navuze nyereka nongere ya gatanu, ni ukubakira ubuzima ku mahame y'ijambo ry'Imana. Kubakira ubuzima ku mahame y'ijambo ry'Imana. Bibiliya uko nababwiye yanditse igizwe n'imigisha, amasezerano, amahame na kirazira tugomba kwitondera. Reka mvuge ku mahame. Amahame ntushobora kuyica ngo uzagire amahoro cyangwa se uzagire umugisha. Niba ihame rivuga ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, nubwo wasenga iminsi 600 wiyirije utaramenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, ntabwo umugisha uzigera uza. Niba Yesu yarasenze akavuga ngo bahe kuba umwe nkuko turi umwe na Data, igihe cyose tutarubaha iryo hame ry'ubumwe ntituzatera imbere. Bawuge abantu bize abakristo bize kaminuza y'u Rwanda bakigamo medicine, bakoze geste imwe gusa yo kuba umwe no guhuza umutima, bakubaka ibitaro bya mbere muri Afurika. Abantu bize journalisme muri kaminuza b'abakristo bishize hamwe bakora igitangazamakuru kiruta Al Jazeera. Ariko twese buri wese agwana no kubaka ubwami bwe, akayutube kawe, akantu kawe. Abundi reka babaza, Yesu twamamaza hashize imyaka 2000 ari umustar. Bimwe abisi bita kubaka izina, ubwo ijyawe rizakomera ryari? Ariko kubera ko twakuze iwacu hari imiyenzi yacu n'agasekuro kacu n'imyugariro yacu n'akunyu kacu, nyene iyo mitekerereze nta hantu yagiye. Iyo tugeze mu mujyi kita kibi gipangu shawe n'abaturanyi ntubamenye. Ntabwo bishoboka ko ushobora gutera imbere wishi ihame ry'ubumwe, ntabwo bishoboka. Imana ntiyafata imigisha yose ngo ishire mu itorero rimwe, ntiyafata impano zose ngo izishire mu muntu umwe. Bamwe bazi kuramya, abandi bazi gutanga, abandi bazi guhimbaza, abandi bazi kuzana abanyabyaha. Ibyo bintu byose bigize umubiri wa Kristo Yesu. Ariko kubera ko twubaka ubwami bwacu, rimwe na rimwe turafihiringa. Ubwenge ni iki? Ni ukumenya kubakira ubuzima ku mahame y'ubwami bw'Imana, ku nkingi zikomeye. Kumenya kugira uburakari, kumenya kugira stress, kugira ibitekerezo biri positive, kwihesha agaciro no kubakira ubuzima ku mahame y'ijambo ry'Imana. Umushumba umwe mu Tanzania yari afite inshuti y'umunyamerika, arangije aramubwira ati ntangiye umurimo ndavunitse, wantera inkunga ukampa amafaranga. Aramubwira ati nyakubahwa mushumba, iwacu dufite amafaranga, nyakoherereze umugisha ugaruke muri Amerika, cyangwa toza abantu bawe ihame ryo gukora ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, umugisha ugumi wana. Hitamo nyuma y'icumweru uzamubwire nyakoherereze, uzambwira icyo wahisemo. Aricara arasenga, aratekereza, ari muri shitingi ababaye, aravuga ati amafaranga yawe yagumane, ndashaka gutoza abantu banjye gukora. Iryo torero uyu munsi riri mu matorero akize muri Tanzania. Igihe cyose ucumva ari umugisha kuko umuntu ari muri Amerika yakohereje $100, kirwa wishimye. Cyambere nakohereza $100 ni nko gukata inyama ku mubiri wakayiguha. Bakora $20-30 ku isaha, kandi bakora akazi badahumeka kagoye. Hanyuma wowe ukabujyanye mu buriri uri ku mbuga nkoranyambaga, umuntu akakohereza $100 aguhaye icuyaje. Ukajya wumva umuntu w'umugabo ko bakoherereje.
reka mbabwize ukuri. Ariko turi munsi y'ubutayu bwa Sahara. Turi munsi y'ubutayu bwa Sahara kabisa. Uriya muntu yaguhaye amaraso ye. Hari umuntu umwe yambwiye ati kugira ngo nohereze amadolari 50 iwacu nkuraho telefone ukwezi kose nitaba, kubera ko nta handi yayakura. Hanyuma ugahita umubwira ngo ko wampaye make. Ko icyakora musirimbe tuzajya mu ijuru. Ariko umugisha turi inaha ntushoboka twarisha amahame y'ubwami bw'Imana, ntabwo bishoboka. Ihame ryo gukora ni ihame ry'ingenzi mu bwami bw'Imana. Ukuboko gukora kuzatera imbere, ukunebwa kuzatinda hafi. Hanyuma ikindi n'urugo rusaba kubaka ubwenge. No kubaka urugo bisaba ubwenge. Nagamba mbabwire ko urugo rwubakirwa ku rufatiro rwitwa urukundo, ariko inkingi n'ibindi byose ni ubwenge. Imigani 24:3, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 3:7, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Iryo mushumba yavuze kare. Mundebe hano babwire, abadamu 95% bafunyitse mu marangamutima. Abafatirwa ibyemezo n'amarangamutima birafatanya. Ashobora kurira atazi n'uwapfuye, n'abana beza kuri icyo kigero. Ashobora kubyuka ahubwo atari ko tutubaka etaje kandi mukodesha. Umugabo yahita atekereza aho kuri ubukode n'ukuntu avuze ngo atari ko nkawe wabandite. Intonganya ntizitangiye. Umudamu we ntiyarakomeje, yagira ngo mubivuge gusa ko byari biciye mu bwenge kubera amarangamutima. Uzi ikintu kizaba rero, muzamara ukwezi mutavugana, mumara ukwezi kurangiye kuko wabuze ubwenge gusa. Iyo aba wari umunyabwenge wari guhita umubwira ati umugore wanjye mwiza ukunda iyihe kariti, wifuza ko shambere yacu principal izabireba he, tuzasiga amabara yahe, ahita nezerwa nkaho mbatentara. Kandi igitangaje ejo azaba atabyibuka ko yabivuze. Impamvu mureba bafite imyenda yuzuye amabara menshi nuko abakora imyenda ibyo mvuze barabizi, bazi ko amarangamutima y'abahindagurika cyane biterwa n'uko yaramutse. Abyuka atazi icyo yambara, atazi biterwa n'ibyiyumvo. Iyo avuye Kigali aje Rubavu, apakira ivalize ntawe wagira ngo arahukanye, kandi azahamara iminsi 2 gusa, kubera ko ntazi ngo ejo nzambara iki. Kandi uko kuntu Imana ibaremye, yabaremye neza kugira ngo babe igisubizo, babashe guha urukundo abana, babashe. Muzarebe telefone ya mama abana bayikinira, ya papa ari uyikoraho. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Mwabyumvise? Ikindi cya 12, ubwenge ni ugukora icyo waremewe no gutegura iherezo. Gutegeka kwa 2:32:28. Iyo baba abanyabwenge baba baramenye ibi, baba bitaye ku iherezo yabo. Ahandi biri kavuga ngo yuko umuremyi wawe iminsi myiza igihari. Hari uzajya uvuga ngo sinejejwe, zamuka imisozi mu maguru hatarazamwa amazi. Hano mu mavi hari igihe hazazamwa amazi ku buryo udashobora kuzamuka esikariye. Ndabizi neza bizabaho. Usome Bibiliya amaso ataragira ikibazo. Hari igihe uzajya usomera hariya nawe wagira ngo ufite icyo mupfa. Utanga amafaranga utiyafite kubera ko ubutunzi ntibuhoraho.
umuremyi wawe iminsi myiza igihari, wige gutegura iherezo. Hanyuma ikindi cya 13, ubwenge buri mu gukora icyo waremewe ukazagenda nta deni ufitiye isi. Abefeso 2:10, kuko turemeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Umuvugabutumwa witwa Munro yaravuze ngo ahantu hatize kuruta ahandi ni kwirimbi, kuko abantu bapfana imigambi, ubwenge n'icyo Imana yabaremeye bidashizwe mu bikorwa. Ahantu hakize kuruta ahandi ni kwirimbi, abantu bapfana amaproje aremereye atigeze ashirwa mu bikorwa. Hanyuma ikindi, ubwenge buri mu gutegura kuzasiga umurage muzima. Abami ba 2:2 aravuga ngo igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, nuko komera ugaragaze ko uri umugabo, ugiye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko uzagendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka n'ibyo yahamije, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose. Hari indirimbo bajya bavuga ngo Salomo ujye umenya Imana ya so, iyo wakoreye aba ariyo. Mbabwiza ukuri nyezenze Imana ya data, narara mpebeye cyangwa nkarara ncurama, kubera ko nta kintu nibuka mu gisekuru cyacu ninjye wa mbere wakijijwe. Mwumva ko Imana yanjye ntihari. Byibuze mwe mushobora gusenga Imana yabaso, byibuze. Ariko twe kuva kuri twe kuzakomeza, dukwiye gusiga umurage mwiza ku bazadukomokaho. Kazi yavuga ati Imana ya data nzayikorera. Amen. Hanyuma ubwenge buri mu kumenya ibyo udafite, ukamenya naho bishakira. Nigeze kubabwira ngo Imana ntiyakora ikosa cyo gufata impano zose ngo izishire mu itorero rimwe. Nta nubwo yafata ibintu byayo by'ubumana ngo ibishire ahantu hamwe. Dukwiye kwishimira ubudasa tukabwizihiza. Dukwiye kwishimira ubudasa tukabwizihiza. Ndashaka kubabwira umugani cyangwa agatekerezo, hanyuma ngahita nsoza. Agatekerezo kanjye ni akahe. Umugabo umwe yari umukene. Hanyuma ariko yarakijije, yakunda Imana. Abona agiye gusaza adashatse, bwa ari umusore nyurukuze. Abona agiye gusaza adashatse, nta mwana, nta n'ubutunzi. Ahitamo yumva ahantu umusozi, muribuka ko hano mu Rwanda kera byari byemewe gusengera mu misozi. Ubu ntimuzabikinisha ibihanwa n'itegeko. Hanyuma yumva umusozi abantu basengeraho ngo bagasubizwa. Ajya kuri uwo musozi gusenga kugira ngo abaze Imana impamvu ashaje adashatse, nta mwana, nta n'ubutunzi. Aragenda, yagomba kunyura hano mu ishyamba rinini, ahageze ahura n'intare. Intare yamubaza ngo ugiye wa mugabo, aravuga ati uko ndeba mpfuye, ngiye gusaza ntabyaye, nta n'ubutunzi ngira. Intare iramubwira ngo uzambarize iyo Mana ugiye gusaba. Impamvu yashize mu ishyamba, nta nyamaswa zihari zo kurya, kandi ntari nk'inka ngo ndishe ubwatsi. Avuga ati sawa nzakubariza. Agisohoka ishyamba ahura n'umukobwa w'umukire ufite inka nyinshi ariko utagira umugabo. Aramuramira, amuha amata, baraganira maze tugiye he. Avuga ati hari umusozi bambwiye Imana ibaho, ngiye kuyibaza impamvu mpfuye ntashatse, nta mwana, nta n'ubutunzi. Uwo mukobwa aramubwira ati nanjye uyimbarize ngo kuki wamuhaye ibintu byose ukamwima umugabo ngo babane muri ibi bintu. Avuga ati sawa ndakubariza. Aragenda ananiwe, yicara munsi y'igiti kiri hafi aho. Icyo giti nta mababi cyagiraga, yarananiwe ashaka kuruhuka. Igiti kiramaze wa mugabo ugiye. Avuga ati ngiye kubaza Imana impamvu mpfuye ntashatse, nta mwana, nta n'ubutunzi. Avuga ati uyimbarize nanjye, ni gute yanteye ku nzira y'abagenzi ikanyima amababi n'imbuto,
kandi ndi ku nzira y'abagenzi. Ahubwo ati sawa ndakubariza. Agezeyo Imana ivugana nawe, aravuga ati Imana rero utarasubi ntarakubwira ikibazo cyane, nkiva mu rugo hari abantu intare yantumye ngo wayishize mu ishyamba ntuyihe ibyo kurya kandi itarisha ubwatsi. Nahuye n'umukobwa ufite inka nyinshi arambwira ngo wamuhaye ubutunzi bwose umwima umugabo. Hanyuma nyuma nza kugera hano nicaye munsi y'igiti kitagira amababi kitagira n'imbuto. Hanyuma kirantuma ngo ko wagishize ku nzira y'abagenzi ntugihe imbuto n'amababi. Hanyuma njyewe cyanzanye rero ndarakubashe ndagukorera ndavunika none mfuye ntashatse mfuye nta mwana singira umusimbura ku isi, hanyuma ikindi wanyimye ubutunzi dupfike. Imana iramubwira ati rero reka maze gusubize ibyo abagutumye ibyo ndabikubwira nyuma. Amubwira ati nuva hano ahantu uri buhingukire ni ku giti, ukibwire ngo uzinginga umuntu azanyuraho acukure amabuye y'agaciro ari munsi yawe, niyo yatumye imizi itagera hasi kugira ngo ubone amababi were n'imbuto. Munsi yawe hari amabuye y'agaciro. Hanyuma nugera ku mukobwa uzamubwira ngo umugabo wa mbere azaguhingukaho niwo mugabo wawe muzabane muri ibyo bintu. Hanyuma nugera ku ntare uzayibwira ngo uzajye ureba ibigabo bitagira ubwenge, niryo funguro ryawe ry'umunsi. Hanyuma nawe ubutunzi bwawe uzabusanga imbere ibyo wifuza byose biri imbere genda. Umugabo barahagurutse ariruka abageze munsi y'igiti, avuga ati Imana yakumbwiriye ngo iki? Yambwiye ngo munsi yawe harimo amabuye y'agaciro, uzinginga umuntu acukura yakuremo imizi igere hasi ubone kugira amababi n'imbuto. Igiti kiramaze atariko niba narumvishe neza mu bintu wambwiye ko ugiye gusaba Imana n'ubutunzi, wambabari ukankura munsi y'amabuye nkabona uko niyera imbuto nkagira n'amababi. Umugabo aravuga ati ntabwo nirirwa mvunika, Imana yambwiye ko ijyanjye biri imbere. Abarirutse agera ku mukobwa avuga ati Imana yakumbwiriye ngo iki? Yambwiye ngo umugabo wa mbere azaguhingukaho niwo mugabo wawe. Avuga ati ariko kuva unyura hano nta wundi mugabo arahanyura. Niba nibuka neza mwambwiye ko ugiye gusaba umugore n'umwana n'ubutunzi, ibintu mfite ko bihagije ndetse tukabibanamo hanyuma ubuzima bugakomera. Avuga ati oya, hari undi muntu ngifitiye ubutumwa kandi Imana yambwiye ko ijyanye biri imbere iyo. Abarirutse agera ku ntare. Intare ati ukampa ubutumwa. Avuga ati ariko Imana yambwiye ngo uzajye ureba ibigabo bitagira ubwenge, abaribyo ibyo biryo byawe. Intare avuga ati nifuza ko tuganira. Hanya niba nibuka neza unyura hano wavuga ko ugiye, nari ngiye gusenga Imana. Hanyuma mu nzira wahuye nande ayibwira inkuru y'umukobwa n'igiti. Intare iramureba iravuga ati rero igabo kitagira ubwenge wowe ihitira kijya kuko kitagira ubwenge. Ibintu byavugiwe kuri aka gato utamungaza. Iyo tugira ubwenge bwo kubihuza n'ubuzima tuba turi abantu bakomeye mu isi, apana mu Rwanda gusa, mu isi. Ariko Satani azabidusuzugurana, tuzabikenana, tuzajyana tubifite, bizatubuza gutera imbere kandi bihari, tuzize gusa kutagira ubwenge bwo guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Maze imyaka myinshi njya muri Isirayeli, iteka iyo ngiye nta mbabaye. Muzi ikintu kimbabaza? Ntabwo ari abakristo. 75% ni Judaism, 20% muri bo ni Isilamu, 5% nibo bitwa abakristo. Muri ako 5, 2 nibo bavutse ubwa kabiri, 3 kose ni orthodoxe b'abakatolika. Ariko ni abakire cyane ku isi, nibo bambere ku isi. Abantu bari kuri top y'ubukire muri Amerika na Isirayeli ni umutwe muri byose.
babikesheje iki? Bazi guhuza ubuzima n'ibyanditswe byera, bazi amahame isi yubakiyeho, ni abakire cyane. Umunsi umwe twagiye muri breakfast na madamu, hanyuma madamu ahita arambaza ngo hajya ngo turiho cyangwa twarapfuye. Bahinga ku buso bwa 30%. Israel yabina no Rwanda bahinga ku buso bwa 30%. 30. Ahandi hose ni ubutayu. Barajya bagahaga bagasagurira Uburayi na Amerika. Bahinga ku buso bwa 30% n'igihugu cyabo. Hanyuma bamara umwaka nta mvura iguye, ariko isi yose ijya kwigira guhinga muri Israel. Isi yose niyo yigira guhinga. Hanyuma ikindi nanone umunsi umwe twabajije umuyahudi turamubaza, twe tugusha imvura amezi 9 ntiduhaze nkamwe, mwe mu marumaka nta mvura iguye kandi murahaza, habaye iki? Ayahudi barirata, aratubwira ngo rega murareba hariya, murareba iki? Turareba ubutayu. Abana ubutayu bwacu ngo buriye murabureba mu bw'iwanyu buri mu mutwe. Wabihakana se? None bene iyi Mana dusenga itatu ku butayu mu mutwe basi, itatumye tubuza umutima, idatuma dukunda, idatuma tuvumbura ibintu isi yagenderaho. Mwaretse tukiga guhuza ubuzima, ubwenge buri mu guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Iyo Bibiliya ivuga ngo uzaba umutwe, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu butasi, n'abambere mu ikoranabuhanga, ibintu bikomeye byose abantu bagiye kubyigira muri Israel. Muri Amerika abantu bari kuri top y'ubuyobozi na Bisirayeli na Blinken nabo ni umuyahudi wo mu maraso. Ubushize bategwa umwaka ushize yaravuze ngo nge mbabaye kabiri, ndi umuyahudi wo mu maraso. Sogokuru yarokotse intambara y'Isirayeli, none barongeye nibwo namenye ko ari umuyahudi wo mu maraso. Abantu bari kuri top y'ubuki ni abayahudi. Twebwe ubona ibintu byaratumariye, byaratumariye ko byanditse muri Bibiliya, tubuzwa n'iki ko bihinduka ubuzima bwacu? Dutegereze intare, dutegereze intare. Muzi ukuntu Bibiliya yavuze ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge, cyangwa tukiga guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, byibuze twabona impinduka nziza. Bene wacu bari mu bihugu duturanye, Imana ibaha amahoro n'umugisha. Amasezerano yabo makuru ni kujya muri Amerika, muri Canada na Australia, kujya gutungwa n'imisoro abandi bakoreye. Amasezerano dutegereje ni ukujya aho hose, kandi ibyo tubitegereje kuruta ijuru. Ngewe sinibaza ko Imana y'urukundo yatuma dutekereza gutyo. Nabifuriza kuzabona impapuro no kujyayo, ntacyo bitwaye. Ariko ikibazo byibuze dufite ubwenge bwo kubyaza umusaruro amahirwe Imana iduhaye. Mbaho urugero rumwe, iyo tugezeyo dukomeza kubwiriza bene wacu, ntidushobora no guhindura umunyamahanga umwe ngo aze mu itorero ryacu. Ibyo muze mubizi. None niba aho uri uyu munsi utarashobora guhindura umuturanyi umuzane mu rusengero, ubwo uzajya guhindura umutinganyi aba ari kubishobora? Mwarese tukibwiza ukuri koko, mwarese tukibwiza ukuri. Imana niyo itanga ubwenge. Mwarese tukasaba Imana ikatugeza ku mutima wayo, ikaduhishurira ibiri ku mutima wayo, akaba ari byo dukora. Muzi ko isi yose yadushaka. Imana yabwiye Aburahamu ngo ubwo umpaye Isaka ubaye sekuruza w'amahanga. Hari undi muntu muzi basimburana kuri uwo mwanya? Salomo yagiye gusenga atanga ibitambo 1000. Imana imukoresha test asinziriye, ndamubwira ngo Salomo nakwishimiye, saba icyo ushaka. Hanyuma akiri mu nzozi aravuga ngo ubwenge nshobore gucira imanza Abisirayeli, ndacyari muto, sinzi iyo biva niyo bihe.
Imana yambwiye ngo Salomo mu nzozi irambwira ngo urantangaje. Ntumusabye ubutunzi, ntumusabye ko abanzi bapfa, ntumusabye no kuraba. Ubwo umusabye ubwenge ndabuguhaye n'ibyo bindi byose. Dawidi yaravuze ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho mu minsi y'ukubaho kwayo, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka. Ubuhamya bwo kuri Salomo: yahimbye indirimbo 1000, yaciye imigani 3000. Yari azi kumenya ubuzima bw'ibyatsi, uhereye ku byatsi bito kugeza ku myerezi y'i Lebanoni. Inyoni iyo zavugaga we yumva mu Kinyarwanda. Yari azi kumenya amajwi y'amafi. Iyo aza kubaho muri iki gihe yari kwigisha mu makaminuza yose akomeye ku isi. Hajya twebwe mubona ibintu turimo bizatumarira iki nitutiga ubwenge koko? Nitutiga ubwenge tutabasha kugera ku mutima w'Imana. Muzi ko Salomo akivayo yaciye urubanza rw'abagore b'indaya 2 zasamiye rimwe zibyarira rimwe. Umwe niba baramuhembye inzoga ajyana uyu mwana we arapfa, ahita yiba wa mugenzi we. Undi akangutse sinzi ikimenyetso yari yafashe, asanga umwana ntabwo ari uwe. Urubanza ruhera mu mudugudu mw'isibo rurazamuka. Salomo agira Imana akubitana n'urubanza avuye guhabwa ubwenge. Muzi imanza ziri mu buzima bwacu, muzi ibibazo twaburiye ibisubizo bikeneye ubwenge. Ninde yarera umwana wo muri iki gihe mw'isi ikoranabuhanga akamurera nk'uko bamureze muri 45? Bikeneye ubwenge. Salomo aravuga ati urubanza ruroshe, munzanire inkota. Avuga ati ngiye kumucamo kabiri, umwe atwara igipande undi atwara ikindi, mwe kusakuriza. Uwajyamiye iwe aravuga ati yego tumubure twese. Undi yibusukura igisa cyamuriye nk'ukuntu yayimazeho imizi. Aravuga ati oya sinabona aho apfa, mumuhe nzamureberayo basa ari muzima. Aravuga ati izi mbabazi ntizisanzwe ni we nyina w'umwana. Imanza ziri mu buzima bwacu zikeneye inkota y'ijambo ry'Imana. Nizabasha gutandukanya imanza. Niba tutahibakiye ubuzima ku ijambo ry'Imana, imanza zizadutsinda. Isi yajyamiye abana bayo barapfa, irashaka abana b'itorero. Abahungu batavutse ubwa kabiri baza gutwara abakobwa mu rusengero kandi bakabereka. Kubera habuze ubwenge. Hari abagabo batanywaga inzoga, bamwe inzoga ngo barimo gutereta diru n'abandi bagabo, akavuga ati ibyo bise basuzugura, akanywa inzoga akije. Hari abantu batacaga inyuma abagabo babo, ariko kuko bagiye mu bigare by'abagore babi bize guca inyuma abagore babo. Izi manza tuzazikizwa n'iki? Keretse ijambo ry'Imana niturihuza n'ubuzima. Dukeneye ubwenge, dukeneye ubwenge. Tunamisha amaso duse. Ndashaka kugaruka aho natangiriye. Waravutse wibwije ukuri, urumva waravutse. Ushobora kuvuga ngo data wa twese, data wanyu Imana ni so. Ninde muntu ukeneye kuvuka akavuga ati ndashaka guha ubuzima bwanjye Yesu? Turi mu mpera z'umwaka, uyu mwaka urangire muhaye ubuzima abundindire. Waragerageje uragwana ariko bisanga muri za ngeso, ariko umuhaye ubuzima bwawe akaburinda. Ni ukuri yaburinda neza. Umwaka utaha wakubera umugisha, ubuzima bwawe bwahinduka, wabadekarare mu kindi gisekuru cy'abavuze ubwa kabiri. Waba uhari ngo dusengane ushaka guha ubuzima bwawe Yesu? Zamura ikiganza dusenge. Muhaguruka aho muri dusenge. Ndasaba madamu yegere hano. Mwahagurutse muzamure ikiganza, muvuge cyane mu Mwami Yesu, tuguhaye ubuzima bwacu, ubuturindire, tubabarire intege zacu, gutsindwa kwacu bihinduke gutsinda. Turagushimiye ko tubabariye, tugushimiye ko twakiriye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mugubishe ibiganza hejuru, nshaka kubasengera. Twagerageje uko dushoboye kwikiza inama mbi n'ingeso biratunanira. Muri wowe turabatsinzi no kurushaho, tubeshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Uyu mwana wawe uhagaze imbere yawe, ijwi ryamucira urubanza risimburwe n'ijwi ry'amahoro.
ndasenga mu gutandukanye na kamere na karande n'ingeso mbi zose, mushoboze gukora icyo ushaka, udushoboze guhuza ubuzima n'ijambo ryawe, kandi kuva uyu munsi imigisha ivugwa n'ijambo ryawe nyatuye ku bana bawe. Uyu munsi ndaturakora urubyaro rwa Aburahamu n'abatsinzi no kurushaho, ndaturakora abanyamugisha, ndatura ko bazakora ibintu bikomeye ku isi, ndatura ko bazakorana nawe ibintu bitangaje mu kinyejana cy'uyu munsi. Imbaraga zawe nizibe kuri bo, babahaye impano nyinshi ariko mbasaba impano iruta izindi, ubuzuza umwuka wera, bahe kunezererwa n'agakiza kawe, babere Imana muri byose, bashoboze Mwami kugira ubwenge nk'uko ijambo ryawe ribuvuga. Mwami Yesu Kristo, wabahaye ubwenge busanzwe, ariko dusabye ubwenge buva mu ijuru buyobora ubuzima bwacu, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Duhaguruke twese duhaguruke. Ye gusaba mudamu dusengere Imana iduha ubwenge. Tugiye gusaba Imana ikintu kimwe gusa, tugiye gusaba Imana ubwenge. Imana iguduhe nk'impano. Biratubwiye ngo ubukene usaba Imana. Ntekereza ko twese gishobora kuba icyifuzo cyacu. Yego, Imana iduha ubwenge bwo kubaka ingo, Imana iduha ubwenge bwo kuyobora ubuzima, Imana iduha gukora business dushingiye ku mahame y'ubwami bw'Imana, Imana iduha ubwenge bwo kwera imbuto mu kazi kacu dukora ka buri munsi, Imana iduha ubwenge bwo kwerekana Imana hanze y'urusengero, Imana iduha ubwenge bwo kuzana abandi kuri Yesu, Imana iduha ubwenge bwo kuba itabaza ari ku gitereko cyaryo, Imana iduha ubwenge bwo kuba umutwe muri byose. Karibu gusa Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye ku ijambo ryawe ryaje hagati muri twebwe, tukaba tubasha kumva ijambo, tukabasha kwirebamo Mwami, tukamenya uko dusa, tukamenya ibyo dufite n'ibyo tubura. Aka kanya tubonye yuko dukeneye ubwenge. Yesu, tubonye ko dukeneye ubwenge, kandi baratubwiye ngo ntidushaka ubwenge. Dukeneye ubwenge mu mitekerereze yacu, ibyo dutekereza biyoborwe n'ubwenge duhawe n'Umwuka Wera. Mwami, urinde intekerezo zacu kugira ngo hatabonekamo iby'ubwenge buke n'iby'ubupfapfa. Urinde amagambo tuvuga kugira ngo habonekemo ubwenge, tujye dushorerwa n'Umwuka Wera mu byo twatura, tujye dushorerwa n'Umwuka Wera mu magambo yacu ya buri munsi. Mana, dusabye ubwenge mu mikorere, ibyo turanguriye amaboko biduha gukorana ubwenge mu bwitonzi. Haleluya! Uduhe guhishurirwa ubwenge bwo kukumenya kurushaho, dusobanukirwe uburebure bwawe, dusobanukirwe ubunini bwawe, dusobanukirwe iby'urukundo rwawe. Uduhe ubwenge mu myitwarire yacu, haba mu rugo, haba mu bo dukorana. Mwami, uduhe ubwenge, uduhe ubwenge mu byemezo dufata. Haleluya! Uduhe ubwenge Mwami, twicaye tuganira, uduhe ubwenge Yesu, uduhe ubwenge, uduhe ubwenge bwo kumenya iby'ijuru, uduhe ubwenge bwo kumenya inzira ducamo, uduhe ubwenge bwo gusobanukirwa iby'agakiza, uduhe ubwenge bwo kumenya iby'ijuru, uduhe ubwenge bwo kumenya iby'irembo dukwiriye gucamo. Haleluya! Ubwo twumvise ngo hariho irembo umuntu acamo bakagera ku rurembo rwo mu ijuru, kandi ntabashe kwinjira ngo kuko aho hafi ngo hari inzira uyoborera umuntu kurimbuka. Duhe ubwenge, duhe ubwenge, duhe ubwenge, duhe ubwenge bwo kumenya kuzana abantu kuri wowe, duhe ubwenge bwo kwatura ibyiza kuruta ibibi, duhe ubwenge buturinda kubeshya, duhe ubwenge buturinda gusambana no kwiba, duhe ubwenge budutinyisha icyaha, duhe ubwenge budukundisha gusoma ijambo ryawe. Haleluya, haleluya! Duhe ubwenge budukundisha gusenga kuruta ibindi byose. Mwami, duhe ubwenge tuyobora mu myitwarire myiza, duhe ubwenge duha kwitegura gutaha
duha ubwenge budukumbuza mwami icyo gihugu cyiza waduteguriye. Yesu mwana w'Imana, duha ubwenge budukumbuza gukiranuka, duha ubwenge budukumbuza gukora ibyiza. Mwami duha ubwenge budukumbuza guhamagara ubwami bwawe ngo buze hagati muri twebwe. Duha ubwenge budukumbuza vuba abana nyakubahwa. Duha ubwenge budukumbuza data wa twese. Duha ubwenge butumenyesha kurobanura ikibi n'icyiza, tukamenya ngo kino ni kibi, tukamenya ngo kino ni cyiza. Duha ubwenge bwo kumenya imyuka kuko tugeze mu gihe kibi. Duha ubwenge bwo gusobanukirwa Antikristo n'imikorere ye. Mana duha ubwenge bwo kumenya ibyo dufungura kuri telefone zacu. Kristo duha ubwenge bwo kumenya filime tureba izo arizo, kurobanura imyuka. Duha ubwenge bwo kumenya amafoto dukwiriye kwifotoza. Yesu Kristo duha ubwenge, duha ubwenge, duha ubwenge, duha ubwenge bwo kumenya ibyo dupostinga kuri status zacu. Duha ubwenge bwo kumenya mesaje twohereza kuri WhatsApp. Duha ubwenge bwo kumenya abo dukwiriye gukunda abaribo n'ubwoko bw'impundu zikwiriye kuba mu mitima yacu. Duha ubwenge bwo gusobanukirwa abo mu rugo abaribo kuko dukwiye kwifata imbere yabo. Duha ubwenge, duha ubwenge, duha ubwenge. Duha ubwenge bwo kumenya igihe cyo gusenga. Duha ubwenge bwo kumenya igihe cy'amateraniro n'igihe cyo kureba umupira. Duha ubwenge bwo kumenya uko dukwiriye kwifata imbere ya bene data. Duha ubwenge bwo kumenya abo tugendana nabo. Duha ubwenge bwo kurobanura inshuti. Duha ubwenge bwo kumenya amagambo dukwiriye kuvuga turi kumwe